Ndagusuhuje ngo haye ikaze mu biganiro byacu binyura hano umunsi ku wundi. Iyi ni cyo TV yewe ndi Alani Claude. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe hano mu biganiro by'icyo TV, icyo nagusaba no kubanza gukanda subscribe, nibyo jambo ritukura riri munsi iyi video urimo kureba. Niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, iryo jambo ni s'abonner. Numara gukanda subscribe cyangwa s'abonner, ubundi uhita ukanda kunzogera iri ku ruhande aho gatoya, kugira ngo iteka uko tumaze gutunganya ibiganiro n'inkuru zacu tukibishyira hano, nawe ujye uba uwa mbere mu kubibona. Nurora video yacu isangize inshuti zawe ziri hirya no hino, kugira ngo urusheho kudufasha kwagura abakurikira icyo TV. Waduha igitekerezo, ukaduha like, ubundi ukagubwa neza ukurikira ibiganiro byacu. Ikaze. Uyu munsi hari amakuru yiriwe acaracara, n'amakuru yavuzweho mu bihe bitandukanye mu minsi yatambutse, ariko uyu munsi nibwo yagize imbaraga, icyo nakwita nk'imbaraga. Ubundi hari igihe inkuru ibiraho, ariko akaba ari inkuru isanzwe, nyuma ikaza kugenda ikura, yaguka, igera mu bantu benshi, bayisangiza abandi ku mbuga nkoranyambaga, ikoreshwa cyane. Nagira ngo tugaruke ku nkuru y'umubano w'u Rwanda na Uganda. Abakoresha WhatsApp uyu munsi hari status menshi cyane abantu bagiye bashyiraho, yewe nanjye ndimo, avuga ko umupaka w'u Rwanda na Uganda ushobora kuba uri mu nzira zo gufungurwa. Kuri Twitter naho abayikoresha cyane, hari post nyinshi zagiye zishyirwa kuri tweets z'abantu batandukanye zivuga ku bijyanye n'umubano w'u Rwanda na Uganda. Hari iyo nabonye y'umunyamakuru wa Isakiza akorera Royal Fame ndetse n'Isango Star, nabonye yanditse ngo Kampala yahumuye, hanyuma koko abantu muri commentaire bazishyiraho, bamwe bati Kanyanga irongeye irabonetse n'ibindi byinshi cyane. Ariko ni amakuru agenda avugwa, ariko utahamya neza ko yizewe, bitewe n'uko nta rwego runaka, haba ku rwego rw'u Rwanda cyangwa se ku gihugu cya Uganda, ruravuga ruti umupaka urafunguwe kuva iki n'iki, hari ibi n'ibi biri mu nzira zo gutungana n'ibintu byinshi. Ariko nanone ahantu hose hari umuriro, burya ikibigaragaza ni umwotsi. Iyo ibintu byatangiye gututumba gutya, bivugwa, haba hari ikintu runaka kiri mu nzira kiza, cyangwa se icyemezo runaka gishobora kuba kizafatwa, ariko ntitubimenye. Mbere y'uko tugaruka kuba imipaka yaba yafunguwe cyangwa se iri mu nzira zifungurwa, reka twibukiranye gatoya ku kijyanye n'umubano w'ibi bihugu byombi. Ni ibihugu ubundi by'abavandimwe, ni ibihugu dukunze kwita sheri na shushu, bitewe n'uko ni ibihugu byagize igihe kinini bibanye neza, ni ibihugu byashyigikiranye ku buryo bumwe cyangwa ubundi, ni ibihugu byafatanye mu ntoki, ni ibihugu byasangiye ibyishimo bigasangira umubabaro, ni ibihugu by'ibivandimwe. Reka duhere ku ruhande rw'u Rwanda. U Rwanda ni umuvandimwe wa Uganda, bitewe n'uko igihe cyo kubohora Uganda, igihe Museveni yarwanaga intambara ishaka ubutegetsi na NRM, National Resistance Army, yaje kuvamo National Resistance Movement, ari naryo shyaka uyu munsi riri ku butegetsi muri Uganda, yabifashijwemo cyane n'abasore b'Abanyarwanda bari mu gisirikare cya Uganda. Ni mu myaka za 1986 ubwo Uganda yafatwaga ndetse na Kampala ikabohorwa. Nigeze gukora inkuru kuri Perezida wa Repubulika Paul Kagame ko yari mu basore bafashe Kampala icyo gihe muri 1986, ndetse abasirikare benshi b'Abanyarwanda bari mu gisirikare cya Uganda bakoze byinshi nyine kugira ngo icyo gihugu kibohorwe. Iyo ni impamvu imwe ikwereka ko u Rwanda na Uganda ari ibihugu by'ibivandimwe. U Rwanda ruri mu bafashije Uganda, cyangwa se abafashije Museveni kugera ku butegetsi mu buryo bw'intambara. Aho ni ku ruhande rw'u Rwanda. Ni ukuvunagura kuko ibi bihugu bifite umubano mugari, umubano ufite amateka maremare. Ku ruhande nanone rwa Uganda, icyo rwamariye u Rwanda, igihe abasirikare b'u Rwanda bakoze inama zitandukanye zo kuza kubohora igihugu cy'u Rwanda,
ni muri 90. Icyo gihe nyine urumva ko bari mu gisirikare cya Uganda, niho bahereye baje mu Rwanda. Uganda yabafashije mu kwiyorganiza, haba kuza mu bitero shuma, bya bitero byazaga guhera muri za 90, ariko nanone ibafasha ku buryo bw'ubushobozi. Niho yewe na perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ajya hera, cyangwa se n'abandi bavuga byinshi ku mubano w'u Rwanda na Uganda, baheraho bavuga bati u Rwanda rugizwe na Uganda, u Rwanda rwabyawe n'Ubugande. Aha igihe cyanditse inkuru mu myaka ishize, ndatekereza ari umwaka wa 2021 mu kwa 11, aho baganiriye na Tito Rutaremara, n'umwe mu bashinze ishyaka rya FPR, ndetse akaba yari n'umujyanama waryo, ndetse no hafi aho ngaho mu gihe intambara yategurwaga. Yavuze ko Uganda nta uhakana uruhare rwayo mu kuba yarafashije u Rwanda kugera ku ntsinzi yo kubohora igihugu, ariko nanone akavuga ko nta wakwirengagiza ibitambo by'abana b'u Rwanda baguye ku rugamba kugira ngo igihugu kibe uko kiri uyu munsi. Ubyumve neza, aha Tito Rutaremara yavuze ko nta wahakana uruhare rwa Uganda mu kuba u Rwanda ruri uko rumeze uyu munsi, ariko nanone udahakanye urwo ruhare rwayo ntiwanakwirengagiza ibitambo by'amaraso y'abana b'Abanyarwanda yamenetse kugira ngo igihugu kibe ari igihugu dufite uyu munsi, igihugu cyiza, igihugu amahanga afata nk'igihugu cyihuta mu iterambere, ndetse yewe icyitegererezo mu bihugu bizamuka muri Afurika. Ibi rero byagiye biba ikibazo ubwo u Rwanda rwatakwaga cyane rukavugwa neza mu mahanga, hanyuma umubyeyi warwo Museveni we atavugwa, cyangwa se mu mateka u Rwanda ruriho rwandika uyu munsi nta hantu avugwa. Ibi byabaye ikibazo. Nanone ikindi kibazo cyaje, u Rwanda rwashinjwe na Uganda mu bihe bitandukanye ko rwohereza intasi muri Uganda. U Rwanda narwo rugashinja Uganda ko icumbikiye abantu bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Muri iyo nkubiri, igihugu kimwe gishinja ikindi ibi, ikindi gishinja ikindi ibi, niho umubano wasubiriye inyuma, hanyuma ibintu biragenda biradogera. Nakwibutsa nanone ko Museveni ku bijyanye n'umubano we n'u Rwanda cyangwa se n'Abanyarwanda yahawe umudari nk'umuntu wafashije u Rwanda kwibohora, ariko nanone Uganda nayo yahaye Perezida Kagame umudari nk'umuntu nanone wafashije igihugu cya Uganda nacyo kwibohora. Mbese ni magirirane, ni ngiragugire, ni ibihugu nyine by'ibivandimwe, ni ibihugu bifitanye amateka maremare. Twari tugeze aho umubano mubi cyangwa se kutumvikana muri iki gihe muri politike y'ibihugu byombi byaturutse. Ni ibintu birebire, ariko ikizwi cyane ni ukuba Uganda icumbikira abantu bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ndetse n'u Rwanda rugashinjwa ko rwohereza intasi muri Uganda. Ibi ni bivuga cyane, nta makuru namwe atabanyura mu matwi avuga ko Abanyarwanda umubare runaka binjire ku mupaka uyu n'uyu w'u Rwanda uruhuza na Uganda. Abo Banyarwanda iyo bageze mu Rwanda batanga ubuhamya bw'ibyababereye ho muri gereza bamazemo iminsi muri Uganda. Hari abakubitwa, hari abafungwa nta cyaha bakoze, hari abamburwa imitungo yabo bagasubizwa ku isuka kubera gusa ko ari Abanyarwanda. Ibyo ntabwo mwabyibagirwa. Nituvuga ibyo kandi, hari abasirikare aba Uganda bivugwa ko bigeze kugera mu Rwanda. Byose ni ibintu bituma umubano uza mu busharire, ahari ubuvandimwe hakaza kurebana y'ingwe. Uyu munsi rero inkuru zicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko umupaka waba ugiye gufungurwa. Ibyo bintu wabihirihe shingiro ry'izi nkuru rero riraturuka ku magambo umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni witwa General Muhozi Kainerugaba aherutse gutangaza kuri Twitter ye, ndetse izi nkuru zikaba zaranditswe n'ibinyamakuru bitandukanye, yaba ibya hano mu gihugu ndetse na Chimp Report yo muri Uganda.
aha kuri Twitter ya Muhozi Kainerugaba ni tweet yanditse ejo ku munsi wa 16 w'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2022 yaravuze mu cyongereza cye ati "This is my uncle Afande Paul Kagame. Those who fight him are fighting my family. They should be careful." Mu Kinyarwanda ugenekereje yaravuze ngo uyu ni marume Afande Paul Kagame. Abo bamurwanya nibo nanone bahindukira bakarwanya umuryango wanjye, cyangwa se abo bamurwanya ni abanzi b'umuryango wanjye, bariho barata ku muryango wanjye, bagomba kwitonda. Iyi ni tweet uyu muhungu wa Yoweri Kaguta Museveni Kainerugaba Muhozi yanditse, hanyuma abantu batangira kuvuga bati se ahari ukureba nayinde hashobora kuba hagiye gusiga n'ubuvandimwe. Gutinyuka Muhozi akita Perezida Paul Kagame nyirarume ni ibintu by'icyubahiro kuko n'ubundi yamuba, ariko nanone muri politike bivuze ikintu kinini kubera ko politike y'u Rwanda n'Uganda yari imaze igihe kinini isa naho ijegajega cyangwa se irimo gucungacungana no kurebana y'ingwe. Ibinyamakuru rero bitandukanye byashingiye kuri iyi tweet byandika inkuru nyinshi, n'abanyarwanda batandukanye bagenda bashyiraho ibitekerezo byabo ku nkuru zabo. Sadate Munyakazi uyu yayoboye Rayon Sport niho twamumenyeye cyane, ariko yanyuze no mu mabanki atandukanye, yewe ni n'umuntu utajya uripfana kuri Twitter atanga ibitekerezo bye. Hano kuri post ya Muhozi Kainerugaba yanditse ngo "Thank you. Your uncle Kagame is like a father for many Rwandans. As I wrote to you in the previous messages, we want unity and peace because we are brothers. Kampala is my second home. Unfortunately, it has been 40 years without coming. Make an effort so that the bad times end." Ugenekereje mu Kinyarwanda Sadate yavuze ati urakoze cyane, nyukurume Kagame ni nka papa wa benshi mu Banyarwanda. Nkuko nabikwandikiye mu butumwa bwatambutse, turashaka amahoro kubera ko turi abavandimwe. Agira ati Kampala ni iwacu ha kabiri, ni mu rugo iwacu ha kabiri, ariko hashize imyaka 4 tutahagera. Gerageza ushyiremo imbaraga ibihe bibi bitambuke, cyangwa se ibihe bibi bigere ku musozo. Iyo ni reply cyangwa se igitekerezo Sadate Munyakazi yashyize kuri tweet ya Kainerugaba Muhozi, umuhungu wa Perezida Museveni, wanditse ko abarwanya Perezida Kagame baba barwanya n'umuryango we bagomba kwitonda. Rero mu bitekerezo bitandukanye byagiye bicara ku mbuga nkoranyambaga, uwitwa Aisa Kiza yahise yandikira ati ko numva Kampala yatangiye guhumura, yashyiraho udutangaro twinshi n'utuemoji. Hanyuma abamukurikira ni benshi cyane bakurikira Aisa Kiza bahise batangira kumuha commentaires. Uwitwa Mihene Karangwa nawe muramuzi hano kuri Twitter ati waragiye zirongeye ziboneka. Ni ibintu byinshi nyine baba bavuze kuri post ye, ni byinshi abitwa abantu batandukanye bagiye batanga ibitekerezo. Hari uwitwa Kamanuka Fred yavuze ati "Breaking news, Rwanda is going to open border for Uganda." Ntabwo wabyizera, ku ifoto yakoresheje yagaragaje Perezida Kagame ari ku mupaka wanditse "Welcome to Uganda" nk'uko biba bisanzwe biri ku mipaka itandukanye ihuza ibihugu n'ibindi. Ni amafoto nyine ya kera yakoresheje kuri iyi tweet ye avuga ko u Rwanda rugiye gufungura umupaka wa Uganda. N'abantu benshi rero bahise batangira kuganira kuri iyi nkuru yo kuba u Rwanda rwafungura imipaka rukongera rugasubira n'Ubugande rugahahirana nabwo, tukongera tukabona bya bikoresho bitandukanye byavaga i Kampala biza mu Rwanda n'ibindi byinshi.
ni ibintu twese tunyotewe, ni n'ibintu twifuza kubera ko umubano w'ibihugu byombi ufite icyo uvuze cyane ku baturage. Nibyo twifuza ko washyirwamo imbaraga, ari ibishoboka rwose u Rwanda rukongera rukabana n'Ubugande nk'uko byahoze, tugahahirana, tukagenderanira, ni byinshi. Abavandimwe bacu babayo tukabasura, bakadusura, ni ibintu byinshi. Iyi nkuru rero nyikoze nshaka kubreakinga aya makuru. Ese ni iki kivugwa? Reka tugeze turebe official statement zaba muri leta zombi, haba ku ruhande rwa Uganda cyangwa se ku ruhande rw'u Rwanda, ubundi tukazabibagezaho mu biganiro byacu bitaha. Diarani Claude, iyo ni cyo TV. Reka ngushimire kubana natwe mu biganiro byacu byose dutegura tukabishyiraho hano, ubundi ujye ubireba unabisangiza inshuti zawe ziri hirya no hino, tujye dukomeza kubana namwe. Reka bashimire kubw'umwanya wanyu muduha mugakurikira inkuru n'ibiganiro byacu. Reka tuzasubire mu nkuru zacu zitaha. Diarani Claude, Imana ibaho umugisha mwinshi cyane.